guhera ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi ndimo mvuga, banyataka, intambara, ibibazo kimwe bibiri bitatu, ku mwaka ugashira hari umuntu ugomba kuba ari mu ntambara na Karenzi, umwe yavaho hakajyaho undi yavaho hakajyaho undi, hagomba kuba hari umuntu uri mu ntambara na Karenzi umwaka wose kuva ntangiye gukora. Hari umuntu ugomba kubura, ugomba kugaragaza Karenzi imbere y'abanyarwanda nk'umunyabibazo, agashyirwa imbere, akaba empowered, agahabwa ibisabwa byose kugira ngo uwo murimo awushyitse neza. Ibyo mvuga abanyarwanda babibayemo uyu mwaka wose. Wose sindi bujye mu mazina, hagombaga kuba hari umuntu urimo kwataka Karenzi ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo, hirya no hino ku murongo, umwe ku wundi, umwe yananirwa undi akamwakira, undi yananirwa undi akamwakira, undi yananirwa undi akamwakira, undi guhera kuri Taifa twatangiranye kugera kuri Leonidas w'uyu munsi n'abandi barimo aho hagati bose muzi, bagiye bakuranwa izina Karenzi kuva twatangira kugeza uyu munsi. Abo bantu bose umwe ku wundi dufite uko twabanye mbere yuko iyi radiyo ibaho, kandi yaba imvugo, yaba n'ibindi byose, yaba n'ibyo bazi hagati yanjye nabo, barabizi ko kuva tubana ntitwigeze tugirana ikibazo. Twarakoranye neza, dutandukana neza, inzira zibyara amahari, ariko mu gihe twabanaga ntaho twigeze tugirana ikibazo mu buzima bwanjye, muri kariyeri yanjye. Ababizi barabizi. Uyu munsi rero kubera iki umwaka ushira hari ugomba kuba ari mu ntambara na Karenzi, ugomba kumutesha umutwe, ugomba kumuyobya inzira, ugomba gutesha agaciro Karenzi n'ibyo akora na radiyo nabo bakorana. Ni ukubera iki? Bituruka hehe? Hari umugabo witwa Mupenzi Eto, kuva natangira radiyo n'ubwa mbere muvuze mu mazina ye, ariko ngiye kumuvuga inshuro 3. Mupenzi Eto, Mupenzi Eto, Mupenzi Eto, inshuro 3 bisubiyemo. Uyu munsi nguhamagaye mu mazina inshuro 3, ariko ndagusabye sinzarengaho, ndakwinginze, ngusabye imbabazi abanyarwanda bose bumva, bube ubwa mbere n'ubwa nyuma nkuvuze mu izina ryawe kuri radiyo yanjye. Sinshaka kurenga aho ngaho, sinshaka kuvuga izina ryawe birenze aho ngaho. Ndasabye kuri iyi anniversary y'umwaka, ninjiye mu wundi mwaka, ndagusabye, niba ari ubugwari nta kibazo, ariko ngusabye imbabazi abanyarwanda bose bumva. Mpa mahoro, nyagusabye igihugu cyose cyumva, abanyarwanda bose bumva, ngusabye imbabazi, ndasabye ngo mbabarira, umpa amahoro. Ibyo ukora, akazi kawe n'akazi kanjye birashoboka ko kose kakorwa. Birashoboka ko wakora ibyo ukora, ufasha ekipe yawe ya APR, ugatera imbere, ugateza imbere na ekipe ukorera, bidasabye kujya mu ntambara na Karenzi, bidasabye ko umara umwaka wose urwana n'icyasenya Karenzi. Ni byiza rwose, ufite umugisha, ufite n'amahirwe yo gukundwa n'abakomeye,
ukaba wanakorana n'abakomeye. Uwo ni umugisha utagirwa n'abantu benshi. Birashoboka rero ko wawukoresha neza, ukiteza imbere, ugateza imbere igihugu muri rusange n'akazi kawe. Mu Rwanda ntabwo ari muri Kongo, aho kumenyana n'abakomeye biba intwaro yo gupyinagaza abandi, yo kumva ko uwo mutakoranye n'uwo mutumvikanye atagomba kubaho, atagomba gukora, atagomba gutura mu gihugu. Ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Abakomeye bo mu Rwanda barabizi neza ko ubwisanzure, uburenganzira bw'Abanyarwanda bungana. Ni nayo mpamvu kuva ku munsi wa mbere radiyo igomba gufungwa itafunzwe. Nuko ari intore zikunda igihugu cyacu, zikunda Abanyarwanda, zikunda ukuri, zitabogama, zitakwijandika mu byifuzo nk'ibyo bibi by'uko Karenzi agomba gufungwa, by'uko Karenzi radiyo igomba gufungwa, by'uko binibi bakabyima amatwi bakabyihorera. Nuko babizi neza ko umudendezo n'ituze ry'Abanyarwanda ari inshingano zabo. Niyo mpamvu badashobora gushyigikira amafuti. So birashoboka ko wabaho nanjye nkabaho, birashoboka ko twakora tugateza imbere igihugu, birashoboka ko buri wese mu bye. Sindi bujye mu dukundi umwaka wose mwagiye mukorana, n'ubu inama ziracyaterana za Nyamirambo, abitwa Bamigambi bafite ibice bayoboye, abo bamushimira baba bafite izindi nama nabo barimo, n'abandi ntari buvugira aha. Ni byinshi, ariko abo bo ibibazo byabo hari ababishinzwe, hari ababikurikirana. Ariko wowe mupenzi, ndagusabye twubahane, dukora akazi, duteze imbere igihugu, twiteze imbere. Si itegeko ko tuba inshuti, si itegeko ko duhuza APR nk'ikipe. Umunsi byagenze nabi tuzayikritika, biyumvikana abatazabyishimira. Rayon Sport nk'ikipe, umunsi bitagenze neza tuzabivuga, umunsi byagenze neza nabi tuzabivuga. Ibyo ni ihame, nta kizabihindura. N'uburenganzira duhabwa n'itegeko ry'umwuga, ibyo tuzabikora, kandi utazabyishimira azabyakire, kuko ntago abantu twese twahuza ibitekerezo. Ariko ndagusabye, hagarika inama, hagarika amafaranga ushora, hagarika ibyo bintu byose, umpa amahoro. Mbisabye Abanyarwanda bose bumva, simbivugiye matama. Umwaka urashize nta kuvuga, kandi mbizi ko ibiba byose ari wowe ubiri inyuma, ariko ntangira undi mwaka. Ndagusabye, sinzarenga ahangaha. Ibyo bavuzeho byose birahagije, nibashaka bazabinabikomeze, icyo ntacyo bizamindura, ariko itandukanye nabyo. Ndagusabye. So ubwo mubwira n'abandi nkawe bumvireho. Simvuze ko ndi mwiza, nanjye ibitekerezo byanjye bishobora kuba hari abo bitanezeza, hari abo bigusha nabi, ariko bihangane. Guhora kabaye kose kagomba gushakira uburyo kegekwa kuri Karenzi na SKFM, bikwiye guhagarara, bikwiye kugera igihe bigaceceka, ko birarambiranye. Kuri uyu munsi hagomba kubyuka hakozwe inama, hashakishijwe ikibazo kiri bwegekwe kuri Karenzi. Rayon Sport ifite abayobozi bashyirwaho n'inzego z'igihugu nkuru cyane, nta natinyuka no kwegera, bandi bagakurwaho bagashyirwaho abandi, ariko bikarangira byose mubyegeka kuri Karenzi ko ari we ubikora. Karenzi ko ari we wahamagaye inama muri RGB agakuraho Tade agashyiraho Abdara. Karenzi ko ari we watumye
retired yandika ibaruwa agasezera. Karenzi ko ariwe wirukanye ngabo wandika kuri social media za Rayon Sport, ndamwirukana ngo nkora ako kazi, ndamwirukana ngo bigende bite. Uyu munsi ubajije Abdallah yakubaza ko yakubwira igihe mperukira kuvugana nawe, kubera icyo agomba guhora haraye inama yo guterana yo gushaka uburyo agahari kose gashaka uburyo kegekwa kuri Karenzi kugira ngo kavuge. Umuntu wese kugira ngo avugwe abantu bamukurikira agomba kumvugaho kandi nawe ndabasabye.